ikaze nshuti bakundwa muteze amatwi kandi mukareba iyi cyano nkuko musanzwe mumenyereye ni umuririmbyi ku giti cyanjye ariko kandi kuri iyi nshuro ngarukanye na mugenzi wanjye Imana ikunda kandi ikamwishimira. Hello, nkuko mubizi ngarukanye n'uyu muvandimwe wanjye Ishimwe Jean Pierre Pastor Professor, ibyo byose ushaka wabimwita. Jewe ni Nzeyimana Ibrahimuzo Iburakadabra mwenye sauti original na yandi habana abashaka. Ishimwe Jean Pierre Professor Pimeka reka shimwe reka nsuhuze umuzamu wa pere burya turitirana nibyo. Ramba yego tugarutse no mu kiganiro umurunga w'ubumenyi Ibra. Umurunga w'ubumenyi ni ikiganiro tugiye kubagezaho uyu munsi. Yego ngira ngo duherukana kera ngira ngo bamwe mu bakunzi bacu duherukana hariya mwituze huwa hariya yego imyaka rishize ari myinshi nukuri ariko waraganguje sana yego nibyo cyane ubirimo hashize igihe kirekire ngira ngo bakunzi bacu ku bantu baduheruka icyo gihe barabona yuko ibyahindutse ni byinshi tuze bwakwira bugacya ariko turagarutse kimwe mu byo tubijeje tugiye kubana namwe, tugiye gukorana. Mbaza ngo ni ibiki tubafitiye. Tubafite ibintu byinshi cyane, amatiko, urukumbuzi, ubise Ibra. Ngira ngo reka tubwire abantu gukora subscribe kuri iyi channel kuko tuzakomeza kubana. Intego yacu ni ukwigisha, no guhugura kugira ngo abantu turusheho kuva mu rujijo, abataye indangagaciro nukuri. Ibyo byose tuzagenda twiganiraho Professor, ndetse ntabwo tuzajya kuri y'umurimo. Ibyo byose bibungabunze indangagaciro zacu, happiness, kwinjoyinga, ibyo byose ariko abantu bafite stress mu murongo muzima, abantu bararemerewe cyane basuriye cyano bakore subscribe bagumane natwe kuko nzi neza ko byiza biri imbere. Haryo uti bakwandika ngwiki kuri YouTube Ishimwe Jean Pierre official niryo zina y'icano. Ucyandika Ishimwe Jean Pierre bihita biza ya ku YouTube channel, YouTube search wandika Ishimwe Jean Pierre. Tugiye kujya tubana umunsi ku munsi nkuko nababwiye. Nzeyimana Ibrahimuzo Iburakadabra mwenye sauti original na yani abana abashaka. Urakoze cyane. Ngira ngo rero watangira utubwira ese tugiye kureba izihe ngingo muri iki kiganiro cyacu umurunga w'ubumenyi Ibra. Tubafite byinshi muri uno murunga w'ubumenyi. Tugiye kugaruka ku ngaruka n'ibikomere byo kwijijisha. Nukuri ingaruka n'ibikomere byo kwijijisha turi bwaze kubirebera hamwe, turebe ngo ese ubundi kujijwa no kwijijisha bitandukanira hehe. Ese ingaruka zishobora guterwa no kujijwa ni izihe? Ese kwijijisha byo ingaruka bishobora kuva mu kwijijisha ni izihe? Ibyo byose turi bwabirebere hamwe, bikomeze bigende bitwinjize no mu muryango, kuko tubona yuko hari amakosa menshi ajya kurwa aturutse kuri ziriya ngaruka zo kwijijwa ndetse no kwijijisha. Ariko si ibyo gusa, turi bwarebe ibintu byinshi cyane. Nta rungu uyu munsi ni muri ariko gusa reka nguce mu ijambo gato. Umuntu ashobora kujijwa bitari ubushake bwe, ariko se buriya n'umuntu wijijisha nawe. Ibyo byose biri muri iki kiganiro, nimuze kuba kuri yacu. Gusa tarama rero umuntu ufite stress, umuntu ufite intimba, umuntu wari wishwe n'ibibazo. Ese ujya utekereza ku ijambo urukundo? Indirimbo irahari, Professor nta kintu utadukoreye cyane. Intego yacu ni ukwiga, bashaka kumva bashaka amahoro yo mu mutima. Mu minsi iri imbere abantu baratubona tunabakinira cyane rwose. Ni byinshi tubafitiye, hakazamo amakomedi, tuzishima duseke ariko twige. Ino shene yacu kigamije ni ukuvura amastress abantu. Tuzabakinira imikino ituma muruhuka mu bwonko, ndetse
cyane cyane nitugera ku kintu cyitwa inama tuzashinga agati ibyafasha urubyiruko ndetse n'abantu bakuze ibyo byose bizagenda bizamo. niyo mpamvu hagati aho indirimbo turayibatuye uri bwaze kuturirimbira mu kanya yitwa urukundo. yitwa urukundo ngira ngo abantu barayikunze cyane. nagiye nakira ubutumwa butandukanye bw'abantu bagenda bavuga bati indirimbo twarayikunze. uyu munsi rero si n'ibyo gusa ahubwo turi bwaze kugaruka ku bintu 10 ugomba kuzirikana niba ushaka kwinjira mu rukundo ruzaramba. ariko icyo cyifuzo nawe wakigira icyawe. abantu benshi bakunda kwinjira mu rukundo ruzaramba ariko ayo mahirwe bakayabura. ngira ngo Ibra n'ubushakashatsi bumaze kwerekana ko cyane cyane muri iki gihe hariho hagenda hagaragara divorce nyinshi cyane kurenza ikindi gihe cyose cyabayeho. ngira ngo rero abantu babane natwe. kubw'ibyo byose rero duhari ngo tujye tubivugaho, abo kutwumva bazatwumva ndetse n'abo gufashwa n'inama zacu zizabafasha. icyiza burya hari ikintu uzi kujya kuva mu bintu ntibikuvemo n'ibyo ugiyemo ntibikujyemo niko kandi gakomeye cyane. rero bana natwe inama zacu uzumve dukomeze duhugurane. turabakeneye namwe muradukeneye kugira ngo tubashe kunga. turakeneranye mbese. turakeneranye. ibindi turi bwagarukeho ishimwe. ntabwo turi bujye kure. mu kiganiro umurunga w'ubumenyi dufitemo n'ubusobanuro bw'amazina. ubusobanuro bw'amazina nanjye iryanjye ririmo cyangwa ni ubutahagiwe. uzi se byose ntabwo turi bubirebe muri uyu mwanya, ariko abantu babane natwe ndetse bajye bagenda banatwandikira banaduhe n'amazina yabo tuyasobanure. hagati aho numvise ko mfite amazina ni menshi pe, ni menshi ariko amazina ari mu buyobozi ni Uwizeyimana Aburahamu, sekuru w'amahanga. ako nako niyongereho ariko ni Uwizeyimana Aburahamu. waruze akandi kantu buriya nakuze numva ntashimishijwe n'amazina yanjye pe, kubera yuko nakuze nzi ko Uwizeyimana ni izina ry'abakobwa numva binteye ipfunwe. nibaza gute mu rugo bari bwahangare nkanjye bakanyita izina ry'abakobwa. numva bana n'igikomere. nkagerageza guhindura amazina nkita amazina atandukanye Zanzeyimana, ariko nabonye ibanga mu kwitwa izina. ubu ngubu nishimira kuba nduwo ndiwe, nkishimira n'iryo zina bampaye kuko naje gusobanukirwa. ndatekereza nti ase ubundi ninde wizeraga Imana? nsanga ari Aburahamu. bigaragara yuko nshobora kuba nitwa izina rimwe ahubwo ryumvikana mu buryo bubiri. kugeza ubu ngubu nishimira izina ryanjye. wenda nubona ubusobanuro nanjye uzambwira ubusobanuro bw'izina ryanjye Aburahamu. ni nayo mpamvu turi bwagarike rero ku mazina n'ubusobanuro bwayo. ntujye kure, ntube kure yacu cyane. ngira ngo tutagiye kure twatangira n'ingingo ya mbere turi burebeho. ingaruka n'ibikomere byo kwijijisha. duhere ku ijambo kujijwa. urumva nimba harimo kujijwa harimo no kwijijisha. hasi ubundi wowe utekereza gute ijambo kujijwa? uryumvute kujijwa jyewe ukuntu numva kujijwa. umuntu ashobora kuba hari ibintu runaka ashaka gukora, ariko noneho hakaza kubamo gukora ibyo atashakaga gukora, ariko bidaturutse ku mpamvu ze, atari uko yanabishakaga. icyo gihe navuga ko ari ukujijwa. icyo gihe ni ukuvuga ngo yakoze ibyo atagombaga gukora bitamuturutseho. icyo gihe yajijwe rero. nibyo ntabwo uri kure y'iyi nsanganyamatsiko, kuko n'ubundi nk'uko bivuze Jean Pierre, kujijwa ni igihe urimo gukora ikintu wowe uzi ko ari cyo, kubera we n'ubumenyi buke unagifiteho, nyuma n'iherezo rya cya gikorwa wakoze ukaza gusanga wajijwe, bakakubwira yuko wakoze ikintu kitari cyo. umuntu nk'uwo rero iyo ajijwe agira igoragoreza, agira uruhengekero. uriya muntu ubundi hari umugani
baca mu kinyarwanda ngaho guhamagara ukwihorera wahamagara usinziriye kuko buriya umuntu urimo kukwihorera nta kintu na kimwe wakora ngo akwitabe kabone niyo wamuturikiriza ikibombe iruhande kuko yavuze ngo jewe ntabwo ndi bwakwita ntashobora kukwitaba habe namba urumva ariko uwo usinzire urahamagara ufite icyizere ko ashobora gukanguka rero none umuntu urimo kujijwa hari agahengekero kuko umukebuye ashobora gukebuka akamugorora mu nzira nziza ariko ibyo ntibihagije nubwo yagororoka hari ingaruka ziza zikurikiye cya gikorwa yakoze cyo kujijwa cyane. Dufate urugero nko ku bakobwa. Abakobwa hari igihe bajya binjira mu bihe by'inkundo ariko n'abahungu ibyo bintu bagisangamo. Umukobwa akinjira mu gihe cy'urukundo hahandi afite ubumenyi buke imbere ya wa muntu umurusha ubushobozi akamurusha n'ubumenyi cyangwa se ubwenge. Icyo gihe iyo adashishoje neza agendera ku murongo wa wa wundi urimo kumuyoboza igitugu cy'amafaranga ndetse n'ibitekerezo. Abenshi rero imbaga nyamwinshi usibye ko purusa nini tuzisanga ku ruhare rw'abakobwa ku bahungu ho ni gake cyane bibi. Ni ukuvuga ngo mwene nk'abo hari igihe bisanga no muri ka y'imibonano mpuzabitsina. Icyo gihe babikora atari uko babikunze. Iyo bageze muri icyo gihe rero cy'imibonano mpuzabitsina kubera bwa bumenyi buke na cya gitugu navuga cyurimo cyubarusha ubwo bumenyi n'amafaranga ni hahandi batangira guhura n'ingaruka zo gutwara inda zitateganyijwe ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Icyo gihe rero nicyo kwitondera cyane. Nimba n'iryo kosa rikubayeho umwana w'umukobwa yongera guhanwa. Ubuzima ntabwo buba burangiye, ongera witekereze. Ntabwo buba burangiye ariko hibura hari ikintu ngiye numva neza. Umuntu ajijwe ate? Nibyo twasobanuye. Nibyo twasobanuye. Kiranyagisha. Kujijwa ego ndabyumva. Atwaye inda itateganijwe. Ariko se yajijwera? Buriya kuba yajijwe byo tubyumve wenda muri ubu buryo. Hari amakuru make hari amakuru makeya yari afite ku bintu. Ayahe? Icyo kintu amakuru yasobanura ayo tuvuge wenda nko ku buzima bw'imyororokere. Hari ababyeyi batinyuka bakaba babibwira abana babo, sibyo? Bakabibaganirizaho umwana agakura azi ibyo bintu. Hakaba n'abandi babyeyi babifata nka kirazira ntibabibwira abana bakishakira amakuru hirya rimwe na rimwe apfuye bitewe n'uwayababwiye inyungu yarabagamijeho. Urumva rero icyo gihe ntabwo babikoze nkana ahubwo bahajijwe. Wajya hari ikintu ntumva. Twatangiye tuvuga ko umuntu ajijwa igihe akora ibinyuranye n'uko yari yiteze ibintu cyangwa se n'uko asanzwe abizi. No kuvuga ngo ariko uriya muntu ubundi agiye gusambana. Ayebe ko gusambana ari bibi. Ayebe ko ari icyaha. Hari amategeko y'Imana arabyamagana. Ari nayo itarabyamagana. Uriya muntu agiye gukora icyo ayobewe ku buryo ajijwe. Buriya no kuvuga ngo ibyo bavuga ntabwo nyebyemera. Uri gaze kubyumvira muri uno murongo. Sibyo? Turi abantu batekereza ariko nanone tugira amarangamutima. Yemwe no kuri ayo marangamutima bikaba byatuviramo ubunyantege. Sibyo? Kuko buriya nawe hari abantu bubaha. Buriya umuntu urimo kukugira inama sinzi uwo ufata nk'ikitegererezo cyawe ariko nk'ababyeyi bawe, inshuti zawe n'undi muntu ugukuriye ushobora kuba ubafata nk'ikitegererezo cyawe bityo n'inama zabo ukazubaha. None uriya mwana w'umukobwa uri mu maboko y'umuntu urimo kumushuka amurusha n'ubushobozi akaba ataragize n'amahirwe yo kubwirwa n'ababyeyi ibijyanye n'imihindagurikire y'umubiri we ngo amwereke uko bizagenda bikurikirana, amumara impungenge, amwereke n'umurongo azanyuramo bidahungabanyije ubuzima bwe. Akaba yisanze
ku mugabo cyangwa se umusore witwa runaka urimo kumuha ubwo bumenyi wibuke ko aramurusha amafaranga aramurusha n'imyaka arimo aramusobanurira ibintu uko bitakagenze akamusobanurira ibintu agusha kwirarike uriya mukobwa wavuga ko arimo kwijijisha icyambere cyo harazamo kuba amurusha amafaranga uriya mukobwa hari ibyo akeneye kuri uriya musore haze no kuba amurusha ubwo bwenge byanga bikunda ni bakeya rero bazabasha gusimbuka ririya kurusi ariko mu by'ukuri uriya muntu ibintu agiye gukora arabizi icyo tukigendaneho neza arabizi azi ko ari n'amakosa reka ngaruke ku ruhande rwawe arabizi ko kazi ibyo yabwiwe na wa wundi uri kumushuka nibyo azi yego nibyo arimo kuza nibyo azi kuko azi sinzi ko ameze yena ndabyumva nibyo azi nibiriye yabwiwe urumva ubundi baravuga ngo buri wese aba umuhanga mu cyo yahuguwemo sibyo nimba warahuguwe mu kintu nicyo ubamo umuhanga none uri utaruzi amakuru ashobora kuba erega twavuze ngo no kubyimana tuzagarukaho buriya muri Edeni Adamu na Eva bari barakiriye ubutumwa bubabwira yuko hari umwanzi wabamanukiye wigometse mu ijuru ariko se kayo makuru bari bayazi inzoka mu buryaryo bukomeye cyane Satani yayihanzemo byayibujije kuza igashukeva agacumura no kuvuga ngo rero amayeri n'ubwenge buhambaye cyane uriya mugabo uriya musore azakoresha kuri uriya mwana w'umukobwa nibyo bizatuma agwa mu gishuko urumva bamujijishe abe bimuviremo kujijisha ariko bazamujisha atari uko atazi ukuri ukuri afite wenda no kuvuga ngo gusambana ni bibi kuko tutabikorera azi yuko ari n'icyaha azi ko ari icyaha bishoboka ni icyaha hari icyo ubundi imana yaduhaye umutima nama conscience uyu mutima nama niyo mpamvu umuntu ajya gukora ikibi azi neza ko ari iki kabone n'ubwo yenda waba n'ayo mategeko utarayasomye yego cyane ko na mbere yuko n'amategeko y'Imana abaho hari ibyo abantu batakoraga kandi batazi amategeko yego ibyo bivuze iki bivuze umutima nama w'umuntu ubundi niho Imana ivuganira nawe yego niyo mpamvu rero urwo rugiye urimo umbwira ko umuntu ajya gusambana ajijwe yego niyo mpamvu tutagendana kuko uriya muntu agiye kubikora azi neza ko ari bibi ubwo se arajijwe ni ukuvuga ngo uriya muntu nk'uko turimo kubivuga icyaha ni icyaha ariko byongeye icy'ubusambanyi cyo gitera n'isoni uko ubona utagenda mu muhanda wambaye ubusa urumva byanga bikunda wigiye gusambana we aba afite n'isoni ariko turebe imibiri yacu ikoze nk'ibyuma umuntu aterura kitagira amarangamutima mbese niko ikoze ni ukuvuga ngo rero nimba atari ko ikoze hari imbanziriza gikorwa imbanziriza mushinga kimwe mu mbanziriza mushinga kiriya kintu habaho kuganira sibyo niba habaho kuganira rero uburyo turimo kuganira byanga bikunda niba waba uri umunyabwenge gute hari abakuza hejuru mu bwenge no mu bumenyi bwawe abo ngabo rero iyo utitonze neza dusanga twinjiye mu murongo kuba abacakara b'ibitekerezo byabo sibyo noneho ikindi kandi ubuno buzima tubayemo nabwo buza ari urucanege kuri twe yego buza ari urucanege kuri twe ubwabyo uriya muntu ntayobewe ko gusambana ariko ahubwo ingaruka zizazamo cyangwa se no kuba yitondaga urumva ukamusezeranya ibidahari ukamusezeranya ibitangaza by'indengakamere icyo gihe urimo uramujijisha urumva turi bwaze kubona wenda itandukaniro tugeze kuri ino ngingo ivuga ngo kwijijisha ubwo turacyavuga kujijwa ese ubundi ubu ntiwankundira tukimukira kuri ino ngingo ivuga kwijijisha reka tuza tuyimukireho ariko twemeranijwe kuri iyo yego ni ukuvuga ngo uriya muntu kuko arajijwe uriya muntu arajijwe ariko mu kazi kawe ukora ka buri munsi muri bizinesi zawe ukora nashatse kugarukaho nta muntu
wari wazanga bangamira ibikorwa byawe none se ntubifitemo uburambe kuki uriya muntu asa nk'uguhinza ubwenge okay no kuvuga ngo uriya muntu icyambere arabikora bitewe n'inyungu ze aha noneho ndi kumva urimo kungarukira yabikora bitewe n'inyungu ze yego ariko cyane cyane agakoresha uburiganya ku buryo ari bwagukoreho utwa ariko ntabwo abikora ko kajijwe ntabwo abikora ko uriya we arakujijisha wowe ukabikora ujijwe yego si byo se nawe uramuvuga ibyo ukora urugero ushobora kuba ukora nka serivisi ino yo gukora amwe muri ano masosiyete y'itumanaho ushobora kuba uyakoramo sibyo urugero aho nkunze kubibona cyane nko muri bano batanga amamiti ukumva ngo umuntu yantuburiye ariko se ukigera mu kazi bwawe wacuruje bikagenda mu kwezi kwa mbere ukwa kabiri umuntu agutuburira gute bivuga ngo habayeho cya kintu cyo kuzana uburiganya bukomeye cyane hanyuma akakujijisha iyo akujijishije ubwo icyo gihe uba wajijwe kuko ukoze ibintu urumva utashakaga gukora nyuma ukisanga mu ngaruka z'igihombo ntabwo ari kure cyane y'iki kintu nabimvuze ku bana b'abakobwa turimo turajyana noneho ndakumva noneho kugira ngo byumvikane neza nze kubonaho ngufatira neza ntacyo twimuke tujye ku kandi kagingo ko kujijisha kwijijisha bivuga ngo niho noneho ndi bugufatire neza nkumvisha ukuri bivuga ngo hari ukujija urumva ariko nanone ubyikoreye wowe ubwawe icyerekezo wari wihaye imigambi yawe intego zawe ukivangira mu yandi magambo ngaho ugira icyo uvuga ese kwijijisha byo noneho bitandukanye twumva kwijijisha ni igihe urimo gukora igikorwa ukagikora mu mwanya utari uwacyo ukabikora nkana ubizi yuko icyo kintu urimo gukora gitandukanye n'icyo amategeko yakabaye agusaba sibyo ni ukuvuga ngo urugero barakubwiye ngo dukurikije gahunda indangagihe yawe ukoreraho kujya ku kazi ni saa moya noneho warangiza ugafata umurongo uvuga ngo ibyo ari byo byose ningerayo na saa mbiri nta kibazo sibyo icyo gihe wishe amategeko y'akazi kandi ubyishe ubishaka ubizi ko akazi ari saa moya ariko wowe uhisemo kujya kugakora saa mbiri icyo gihe urimo kwijijisha noneho rero nk'urugero rwa mbere natanze nabwo ndagaruka hano mu muryango ku bibazo dukunda kugenda duhura nabyo muri uno muryango nyarwanda cyangwa se no ku isi hose cyane yuko ibyo byose tugenda tubibona kwijijisha ntabwo nigeze nibanda wenda hano twavuze ku mwana w'umukobwa cyane ariko n'umuhungu bimubaho nawe bishoboka kuba yakora ibintu yijijisha urugero uri umubyeyi ubyaye hungu na kobwa abana bawe ubahaye umudendezo ubahaye uburenganzira musure kandi musurwe na bagenzi banyu sibyo uberetse amategeko yose uberetse kirazira ibyo imipaka batagomba kurenga urumva uberetse imbago z'ibyo bagomba gukora uberetse urukundo rwa kibyeyi bakeneye muri ubu buzima urabibahaye ariko ukababwira uti bana banjye bahungu banjye basore banjye bakobwa banjye nubwo mwemerewe gusura mukanasurwa byaba byiza nimba uri mu rukundo ugiye uzana uwo mukundana hano mu rugo tukamumenya nk'umuryango tukaganira nawe ndetse tukanareba nimba ari inshuti nzima byagira ikikugezaho nimba ari inshuti yiyubaha urumva itagamije kukwandagaza yakikubwira nk'umwana w'umukobwa ukavuga ati ariko buriya byanga bikunda mama cyangwa se papa hari uburenganzira bwanjye bashaka kumbuza bashaka kumbangamira yego noneho wowe ukavuga uti nikwe buriya ubwo wa muhungu ari bwaze ubwo abakobwa bari bwaze buriya hari ibyo bashaka kumbuza gukora no kwisanzura mu rukundo rwanjye ukamuhamagara kuri telefone ati okay duhurire aha naha azaza kandi azakwitaba yewe muzanishima ariko uzirikane ngo ese bya byishimo by'ako kanya bihatse iki ese ntuzagira kwicuza
nyuma y'ibyo byishimo rimwe na rimwe uzirinde yuko amarangamutima yawe yagutera kwicuza. Yego buriya ukwiye gutekereza kabiri ukumva impanuro z'ababyeyi. Bishoboka ko hari n'umubyeyi nawe wakugira inama mbi, ariko mu gihe arimo kukugira inama nziza zo kukubungabungira umutekano, kubwineza, urukundo n'impuhwe agufitiye, kugira ngo umenyeshe nubwo abandi bantu bagukunda, nta muntu ufitiye imbabazi nk'umubyeyi wawe wakubyaye. Abandi bashobora kuza ari inyongera, bashobora kuza ari inyunganizi, ariko byanga bikunda umubyeyi wakubyaye akagukuza, akaguheka, akugaba ibindi bigenerwa niwe ugufitiye imbabazi zawe. Urangije urenze za mbago twavugaga, uravuga ati ariko buri byiza ubwo njyewe wenda nikundira wenda nka Jacques, ni urugero ba Jacques bambabarire, bambabarire ba Jacques, reka tubasohoze cyane bagiye muri kundira nka Jacques, kandi numva uyu munsi rwose ndashaka no kumuhobera nkamuyambira, hari byinshi numva nkeneye kumubwira, si byiza kuba namwakirira hano mu rugo, ahubwo reka ngende. Kugenda ubwabyo reka dutekereze nkaho atari ikibazo Jacques mugiye kuganirira. Ni hahandi ntimuri bwaganire ku muhanda kandi ushaka kumuhobera oya, muri bajya hahandi mu tuzu twakwita mu bwihugiko, hamwe mwiherereye muri mwembi muzasuhuzanya. N'ibyo ibyatangiye ari ugusuhuzanya. Hari ibintu ku bantu biga amafizike rukuruzi, urumva hari ibintu bita positive na negative, ariko ndumva ariko hari najyaga numva mu ndimi z'abanyasiyanse ngo ni no sport na soft sport, uburyo wegeranya rukuruzi gutyo zigafatana, cyangwa se bigakora icyitwa reparation, bigatandukana bitewe n'uko sinye zisa wazegeranije. Ni ukuvuga ngo umuhungu ku muhungu kwegerana nta kibazo kinini cyane, nta zindi ngaruka byatera, ariko umukobwa ku mukobwa, umukobwa ku muhungu byongeye bafitenye isano y'urukundo, urumva ibyari ukuganira n'ibyishimo bizakangura ibyumviro by'imibiri yabo, bibinjize muri yaka y'imibonano mpuzabitsina batari bateguye. Nyamara uriya mukobwa yaza gutega amatwi nyina kubaha inama ze, agahamagara Jacques akamusura iwe mu rugo, uko gusuhuzanya mu kinyabupfura no kuganira. Nyina yabahaye umwanya, n'ubundi ntibabura kuganirira iwabo Jacques, ariko ntabwo bakigera barenga imirongo y'impanuro ababyeyi buriya mukobwa bamuhaye, sibyo? Icyo kintu uri kucyumva neza. Ni ukuvuga ngo iriya ntambwe uriya mukobwa yateye yo kujya kureba Jacques ni cya gikorwa cyo kwijijisha, kuko yabikoze nkana, arenga kuri za mpuguro, arenga kuri ya nama nyina yamuhaye cyangwa se yamuhaye, sibyo? Noneho tugaruke kuri Jacques nawe wahawe za nama zo kujya kureba nde Rosine. Rosine namwe ndabasuhuje. Ni ukuvuga ngo iriya ntambwe Jacques yateye yo gusuzugura amategeko yahawe n'ababyeyi be, akavuga ati si byiza guhora nzana Rosine hano, ahubwo noneho reka nanjye ngende. Twavuze ngo kugenda ubwabyo si bibi, ikibazo naho mugiye n'ibyo mugiyemo, mwarangiza mukajya muri hahandi mu bwihugiko, urumva aho muzasatirana nanone mugakururwa n'amarangamutima, mugakora bitemewe, mugakora ubusambanyi. Jacques ndetse na Rosine, deri ingaruka zishobora kubabaho mwembi. Rosine utwaye inda utifuzaga, ugendeye mu marangamutima yawe, none ugeze muri cya gice ugiye kubona ingaruka, urumva zitewe no kurenga ku mabwiriza, kandi wabikoze neza yuko mama ubizi neza yuko mama wabyanze. Ese urishuwa yuko icyo gikorwa n'izo nshingano zifashe kuko wari ugejeje igihe cyo kuzifata? Ese ku bijyanye n'iterambere ryawe n'imigambi y'iterambere ryawe uzagerwaho 100% nk'uko byifuzaga? Ese wowe Jacques, Rosine umutinda umubuzije imishinga ye, none ko nawe ugiye gufata inshingano nk'umubyeyi kandi turi umwana,
urumva bigiye kugenda biti ese witeguye kuba umupapa ese uburyo imishinga yawe wari wayubatse ugiye kwigeraho Jean Pierre tuganiriye byinshi aha se basi wigeze wumva itandukaniro ryo kwijijwa no kwijijisha gerageza wumve uyu muntu aragiye koko arenze kuri wa murongo arabizi yego azi neza yuko ibyo agiye gukora ari bibi ni n'icyaha none ntabwo nari numva uburyo umuntu ajijwe arajijwe koko mu by'ukuri nakweretse impande ebyiri uruhande rwa mbere nakweretse umuntu urimo gushuka uriya mukobwa kuko amurusha ubwenge amurusha n'amafaranga uruhande rwa kabiri nkweretse noneho umubyeyi urimo gukebura umwana we amwereka inzira n'imirongo atakabaye arenga sibyo ni ukuvuga ngo uwa mbere yabikoze kuko navuga ngo umujyanama we yamusunikiraga gukora ibyo bintu uri kubyumva we yabikoze kuko asunikirwaga kubikora kandi twabonye yuko atari afiteho n'ubumenyi burambuye urumva ndakumva neza ndakumva Ibra iyo ngingo uvuga rwose ndumva koko niyo ariko ndashaka ungaragarize umbwira uyu muntu arimo kujijwa ate ese ujijwa ninde uwijijisha ninde ni ukuvuga ujijwa n'urimo gukoreshwa ibintu urumva ahenzwe ubwenge urumva ahenzwe ubwenge kandi akaba adafite n'ubumenyi buhagije kuri icyo kintu arimo gukoresha hanyuma uwijijisha n'uriya ubisobanukiwe byose wahawe ukuri n'umurongo ugenga buno buzima bwacu niyo mihindagurikire y'umubiri byose akabibwirwa agahabwa n'inama akerekwa ibyiza n'ibibi byabyo yarangiza akabikora nkana akabirengaho abishaka urakoze cyane Ibra ngira ngo umuntu wijijisha nojishwa ijambo ry'Imana riratubwira ngo dore kujijwa kwanyu iminsi yanyu yo kujijwa yagize ite yarababariwe Imana ngo yarayirenga iryo ni ryo humure dufite niryo humure ni nacyo kidukomeye ni ukuri iminsi yacu yo kujijwa yarirengagijwe yego ni nacyo kidukomeza rwose ishimwe rero muri iki kiganiro twavuze ko nta kwicwa n'irungu ibyo ari byo byose YouTube channel yacu nta na rimwe muzigera muyumvaho amagambo y'ubushizi bw'isoni cyangwa se ibishegu ibereyeho kubakana kwigisha kujijura urumva abantu baruhuke mu mutwe stress zishire urumva ishobora gukundwa n'abakiri bato abakirisitu abakuze n'abana bose izo mpande zombi tuzajya tuzifata ntabwo tuzigera dutambutsa amagambo kwiyandarika cyangwa se ibishegu n'iby'abiki gihe kabone n'ubwo ari byo bisigaye byarabase ubwonko bw'abantu abantu bazi ko nibiyambika ubusa abantu bazi ko nibakora ibikorwa by'urukozasoni aribwo bazabona views Ibra ariko bashobora no kuzibona ariko byirengagiza ikintu kimwe sahizi buriya baravuga ngo hajya ngo utazi ubusore arabubagira cyangwa uvuye mu busore arabubagira uvuye mu busore arabubagira ariko buriya hari akantu tujye dukora ugasanga ni zino ngaruka zo kwijijisha twavugaga sahizi uri umukobwa uri muri yambika ubusa sibyo uburyo imyaka urimo irimo irabikwemerera uri umusitari urayitinze isi irakuririmba ariko ejo bundi uzafata inshingano zo kurira ibyo ari byo byose kubwo kugirirwa ubuntu n'Imana ushobora kuzakangurwa ibitekerezo ukiyumvamo indangagaciro zo kuba umubyeyi ariko si nk'abana uzabyara muri ino si y'ikoranabuhanga ya digitale bakajya bakubona wambaye ubusa bazatekereza bati ase wowe nibwo buzima wifuza ko abana bawe bazabamo ariko se ubundi kwambara bituma ari iki
agaciro ko kwambara nakahe ese kuki kujya ku muhanda tugakora imibonano mpuzabitsina ari kirazira muri uyu muco wacu kubera icyo byabaye kirazira ni ukuvuga ngo ibyo ukora ubu ngubu niyo nkuru y'amateka yawe y'ahazaza ibyo ukora ubu ngubu niyo nkuru y'amateka yawe y'ahazaza cyane shimwe tugemeye tugeze ku ndirimbo twasezeraniye abatwumva abatureba yuko turi bubaririmbe ni indirimbo nk'izi z'ab'iki gihe ni ukuvuga ngo tubafitiye indirimbo cyane cyane abakunze kudukurikira mu gihe gishize babonye amashusho yayo indirimbo yitwa urukundo yageze kuri YouTube channel yacu abantu barayikunda uyu munsi rero turi kumwe mu kiganiro kandi turayibaririmbira live twongeye kuyitura by'umwihariko abantu bafite urukundo nyarwo urukundo rufite intego cyane ntabwo ari kwa kundi bwo gukunda gusa ibi turaje turabibonera muri yindi ngingo kuri abakobwa b'umutima ariko nabo bakunda ikintu cyitwa urukundo rufite intego urukundo rufite intego iyi ndirimbo turayiba tubize kubanezeza ariko mbere gatoya twongeye guha ikaze abantu twahirukanaga mu myaka 6 ishize kuri radio VOM abantu bize muri GS mu karere turabasuhuje cyane cyane rwose twongeye kubaha ikaze rwose ko bari bamenyereye Ishimwe Jean Pierre n'aka kanya aragarutse mu ndirimbo ye yitwa urukundo reka tubature ngira ngo Ibra kiragihe ubuzima twari turimo ubuzima bwo kwishuri Ibra reka dusuhuze abanyeshuri bari mu biruhuko batureba badukurikiye abantu bakundaga Ibra mu kwezi gusukara Ibra n'ukuri ibiganiro byacu bajye babisharinga ku bandi izindi rangi reka tureke bakurikira indirimbo Kuko Imana ari urukundo
dushingira kuri byinshi dushingira ku ifaranga amasani isura n'ibiri shima kuko wankunze udashingiye kuri byo ukemera kuza mu isi ukarengana ku bwanjye nanjye nzavuga iyo neza nzakunda kuko nakunzwe kuko natanga ibyanjye byose nanjye ubwanjye nkitanga ariko singira urukundo rwose ntacyo byabimaze reka tugire urukundo turugire nyambere isi yose yaba amahoro habonetse urukundo nubwo natanga ibyanjye byose nanjye ubwanjye nkitanga ariko singira urukundo rwose ntacyo byaba bimaze reka tugire urukundo turugire nyambere isi yose yaba amahoro habonetse urukundo. Oh my God. Shim. Karame karame Aka karirimbo nanjye kansubijemo ubuyanja. ni ukuri Akaririmbo kitwa Urukundo, indirimbo nziza cyane yego ya Professor Professor P-Maker P-Maker. ya Ako ni akazina abavandimwe hariya hakurya mu Burundi nibo bavuga ngo ni akazina k'agatazirano. yego Amazina nyakuri Ishimwe Jean Pierre yego. ya Kera tukiri muri ya myaka ku mashuri ho twajyaga tuvuga ni mukwe muhire. ya Aha. No kuvuga ngo umukwe ndamye kuvuga urukundo rurimo rutuma Yego. ururirimba yego uzaba n'umukwe muhire. ugira ngo se siho tugiye gukomereza aho tugiye gukomeza tureba ibintu 10 ugomba kuzirikana niba ushaka kwinjira mu rukundo ruzaramba Ibra. Ibintu 10 ugomba kuzirikana niba ushaka kwinjira mu rukundo ruzaramba. Yego. Aha ni ukuvuga ngo nyabuna musore nkunda. yego Musore nkunda ibi bintu birakureba rwose nimba wumva yuko ukwiye kuba umugabo. yego Tubibutsa yuko kuba umugabo si ukwambara ipantaro. yego Kuba umugabo si izina gusa ahubwo kuba umugabo biraharanira Yego. kandi bihera muri ubu busore urimo kugeza wubatse umuryango wawe. yego Rero no kuvuga ngo hari ibintu 10 yego ugomba kuzirikana niba wifuza kugira urukundo ruzaramba. yego Turambiye guhora twumva ibintu by'amadivorce ngo nyuma y'amezi 3 denwa niyo ntego yacu no kugira ngo twigishe basore nkunda rero bana natwe Yego. ndetse n'abakobwa nabo yego murakaza neza kuri ino channel yacu cyane. Ishimwe niyo Jean mpamvu Pierre. tugenda dukora ubushakashatsi ku mbuga zitandukanye tugasoma ibitabo bitandukanye Yego. kugira ngo tushake ibyafasha abantu. Yego. Rero bishoboka kuba bitakorohera Yego. guhita ugenda ukabyisuzumira. Yego. Ni ukuvuga ngo ubu bumenyi dushobora kubukora mu mutwe wacu cyangwa tukifashisha n'izindi mbuga nkoranyambaga n'ibitandukanye. akadomorwa ushobora kujyaho ukabona ibi bintu 10 ugomba kuzirikana niba ushaka kwinjira mu rukundo ruzaramba. Ibura twakomeza tugahera ku cyambere hano berekanye ko ikintu cyambere ari ukwimenya. Ibura abantu benshi ntabwo bizi. Abantu benshi ntabwo bizi ariko mbere hano batangiye bavuga ngo abantu benshi bakunda kwinjira mu rukundo bagakeka ko abandi aribo bagomba gutuma bishima. Nyamara ibyishimo bya nyabyo bitangirira muri wowe. Kwinjira mu rukundo bigusaba kuba hari ibyo ugomba kuba wujuje cyane. Ibyo rero ugomba kuba wujuje nibyo tugiye kureba. Buriya Professor P
umuhanga umwe yaravuze ngo yego kumenya abandi cyangwa se kumenya bagenzi bawe yego urumva ni ubutwari urumva ariko noneho kwimenya wowe ubwawe ukimenya urumva ni ubutwari buruseho ndetse ni ubuhangange cyane buriya kwimenya nicyo kizamini nicyo kizamini gitangaje cyane nicyo kizamini gikomeye cyane buriya iyo wimenye ukisobanukirwa ushobora guha abandi amahoro akenshi hari igihe dusaba ibyo natwe tudafite cyane baratubwiye ngo kwimenya ngo nicyo kintu cy'ibanze ugomba kuba wujuje kugira ngo ubashe kwinjira mu rukundo kwimenya kumenya imiterere n'imitekerereze yawe nicyo cy'ibanze mbere y'uko utangira gukunda cyangwa se gukundwa ngo ntibyakorohera kumenya abandi nawe ubwawe utiyizi ese ubundi buriya hariho akantu gasa nk'agakomeye cyane urumva wakunze icyo usabwa ni ugukunda uriya muntu ubundi wowe kwimenya wowe ubwawe birakureba buriya icyangombwa si ukumenya uwo ugiye gukunda kugira ngo uzabashe kwishima nimba afite n'inenge runaka uvuge ngo ziriya nzazihanganira uriya kumenya abandi si cyo cyane ibura dore impamvu umuntu agomba kwimenya hirya hanze aha ngaha tujya duhura n'abantu ibura cyane cyane dushingiye no kuri iyo ngingo turimo tuganiraho uzahura n'umuntu utiyizi ugasanga umusore arahembwa ibihumbi bidashobora kurenga 30 yego urumva 30 ariko yajya akakubwira ngo agomba gushakana n'umukobwa byibuze wasoje kaminuza ufite byibuze umushahara w'ibihumbi 300 yego urahembwa ibihumbi 30 urashaka uhembwa 300 yego uwo muntu arize hari agakuru kamwe mperutse gusoma ni umuntu wari wagapositinze ngo buriya ngo bavuga yuko abakobwa bakunda amafaranga ngo ariko n'abahungu ntibayanga ngo ahubwo ikosa abahungu bakora ni ugutereta ababasumbije urwego urumva ngo buriya abakobwa ngo bakunda amafaranga ariko bagakunda n'abantu ngo ariko hari igihe umuhungu yisimbukuruza agakunda umukobwa umurengeje revo urumva bityo bikamukurura amarangamutima yo kubabara ndetse no kuvuga yuko abakobwa bakunda amafaranga abakobwa bakunda amafaranga n'abantu ahubwo no kudutereta batari ku rwego dore urundi rugero rw'abantu batimenya abantu batimenya muri iyi minsi wasanga abasaza bakecuru bashaka gutereta abana bato yego sanga umusaza rwose umusaza w'imvi musaza wareba ukubaha genda gake ariko aho ngaho uriya musaza w'imvi ubundi akeneye kwimenya gute abaye umusaza ingaragu ni ukuvuga ngo igihe cyo kwimenya aramutse yimenye yagakunze umukecuru we bagasaza neza ariko arashaka gukunda umwana w'imyaka 15 ase ubundi buriya hambere haruherutse kunyegera ati arambwira ati niko kato aturiya mwana turamuzi yego ndamuzi muze ubu ni umusaza unafite urugo arimo arakubaza aturiya mwana uramuzi yego ndamureba mwese muzehe uramushakira iki arambwira ngo yewe ngo ndamurebye ngo ndamurebye ngo mbona amaso saya urumva umusaza nyine ntabwo aba yakubwira ngo mushakire iki ariko ndamureba mbona ayo maso mbona iryo jisho mbona bivunika dore intsinzi uriya musaza umubwire akurikire YouTube channel Ishimwe Jean Pierre ibyo byose ni umuti w'ibibazo gusa buriya nkuko ino ngingo ivuga kwimenya rubanza witekerezeho wishyire mu mwanya w'ushaka kumenya nimba ushobora kurakazwa ndetse ugaterwa ifuhe n'uriya muntu ushaka gukunda banza umenye ngo ibyo nshaka yuko ibyo nifuza yuko atankorera ese njyewe
mfite ubushobozi bwo kwirinda kubimukorera cyane. Niwumva ugiye kwitoza umunsi ku munsi kurwana no kutababaza ndetse no gukomeretsa amarangamutima y'ushaka gukunda cyane, ukarwana iyo ntambara, yego, uzamusabe nawe uzashake kumenya abandi cyane, uzabanze wimenye numara gutsinda urwo rugamba, ubabazwe nuko uwo murimo gukundana arimo kwitwara ukundi kandi wowe warakoze ibishoboka byose cyane. No kuvuga ngo abantu bakunze gutsindira urugamba rwo kwimenya ntabwo bakunze kuba benshi, yego, kuko umuntu ubundi ugomba kwicara ukitekerezaho ukamenya ese intege zanjye nyinshi zishingiye, intege zanjye nke zishingiye gusa ibyo usibye gutuma usibye kuba intandaro yo kwitwara neza mu rukundo cyangwa se no kugira urukundo rurambye, ibi nibyo bigaruka bigatuma umuntu aba muri sosiyete neza, akabana neza n'abantu muri sosiyete, akabaho ntawabangamiye. Yego, niba utuye mu mudugudu, niba muri mu muryango, niba ari hehe, ugasanga ubanye n'abantu neza kubwo kwimenya. Reka tubwire abantu ko iyi ngiyi ari insinzi muri byinshi. Gusa ubwo bwenge nimba ubushaka ngo ubone intsinzi y'ibyo byose, bavuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mu migani ho baravuze ngo umugore mwiza ninde wamubona, ngabumbuza akanwa k'ubwenge itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Basore bakobwa, mubaho Uwiteka, mwubahisha imitima yanyu, ibi byose by'inkunda zaguha urukundo rwiza rw'amarangamutima ziragutonekara, urugo arugukomereza. Ingingo ya kabiri no kugira inshuti zawe za hafi kandi wizeye. Inshuti zawe za hafi kandi wizeye. Yego. Ubwo ni kwakugirwa inama. Yego, inshuti nziza. Yego. Baratubwiye ngo inshuti zibamo amoko menshi, ariko inshuti nyanshuti siho ikubwira ibyiza gusa. Yego. N'igihe uyobye iragukebura ikakwereka amakosa. Yego. Mwene izi nshuti zo ugomba mbene izi nshuti nizo ugomba kwiyegereza mbere yo kwinjira mu rukundo. Yego. Ubwo ni ukuvuga mu yandi magambo, Ibra, abantu benshi bakunze gukunda inshuti zizahora zibabwira ibyiza gusa. Yego. Zihora zibashimagiza. Yego. Ariko akenshi uzabwira umuntu n'umubwira akantu agomba gukosora, yego, ahita arakara. Yego. Abangaba nibo mu Kinyarwanda bajya bita ibifura. Ibifura iryo jambo urarizi? Ahantu umuntu urakazwa n'ubusa. Yego. Ndakeka ari ibyo. Ngira ngo ntabwo ari ijambo abantu benshi bamenyereye mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko niba urakazwa n'ubusa witwa igifura. Buriya turimo turavuga ngo kugira inshuti nziza zikugira inama. Yego. Hari ijambo muza kunyihanganira wenda abakiri bato, njye nkunda gukoresha amagambo y'Ikinyarwanda cyane. Uyu mugani wo uravuga ngo ngiyangiye aho yimiriye uyiragira aho yamagiriye. Bivuga ngo umuntu naza akakugira inama, akagushyigashyiga, akakubungabunga, ukamunanira, ukagenda, ntabwo azakwikuraho, ahubwo azakureka ugende ukora ibyo umutima wawe urimo kukubwira gukora. Nugerwaho na za ngaruka, nibwo uzamugarukira. Oya, intego yacu Ibra ni ukwigisha abantu. Ubwo ni ukuvuga ngo rero reka twirinde kugerwaho n'ingaruka zo kumva nabi, ahubwo abo dufata nk'ibyitegererezo. Ukira reka nguce mu ijambo gatoya. Menya gakosa kuri Ibra. Yego. Ndagiye mese negera runaka inshuti yanjye, simubwira ni yewe ntuzi wa muntu gutya na gutya ni burya mbona agira ibikosi ibi n'ibi tukicara. Mbese ni amazimwe mu yandi magambo. Ni amazimwe y'ibyabaye. Tukaguhera kuri A tukakugeza kuri Z. Maze si ukukuvuga kuko. Deri nama ngiye. Maze hato naza kuko turi kumwe, yego, gatangira nkagutaka ibyiza. Hakubwira ariko Ibra uzi ukuntu burya iyo bigiye burya wambara neza, ariko kuvuga warugamije. Burya uvuga neza, burya ugize gutya ntavuga ibyiza gusa. Reka turebe. Ufashe umwanya wo kuvuga ibenge sauti, urumva? Yego. Uragiye, ubundi intego yawe yari yiye. Ese ugiye kumvuga hagati yanjye n'itekerezo natangaho, ubwabyo kumvuga si inkuru. Inkuru ni imyanzuro ishobora kuva muri urwo ruvugo
urumva ariko nibaza wowe bakakubwira kuri ibu uzatega amatwi nimba uri umunyabwenge wumve ndetse ufate n'akanya ko gusesengura kumva ni kimwe no gushyira mu bikorwa ni ikindi. Intego yacu ni ukugira ngo abantu bakunde n'abababwira amakosa yawe. Iyo umuntu akubwiye amakosa yawe ubona naho uhera ni ukuvuga ngo uyakosora, ariko icyo gihe ntabwo wambwiye ikosa ryanjye ahubwo wagiye kurivuga ku nshuti yanjye. Gusa uwo niwe twashima icyo gihe niba ngiye nkajya kukubwira inshuti yanjye urara bafite indi nshuti ye, ariko nanone azagenda nawe abimubwira. Uriya muntu ntakwiye uwabwiye nawe agenda abwira undi, uwabwiye nawe abwira undi. Uzi ukuntu bizarangira? Burya bizajya kurangira bikugarutseho, kandi nibikugarukaho bizagaragara ko ari njye byaturutseho kugira ngo bigire bite bigende. Ubwo rero bizarangira tubaye abanzi. Wowe twumva ibi bintu nimba ndi inshuti yawe kandi nkeneye kukugira inama nzima, urumva ntabwo nabona umukunzi wawe asa nk'ugucukurira urwobo ngo mbiceceke. Nta ubushuti bwanjye bwaba buhari, ahubwo dore igihari cyo gukorwa. Naje ndabikubwira, fata umwanya nawe ugenzure nimba ibyo bintu ari byo, urumva? Nawe numara kubigenzura ntabwo uzahita umwideviyaho, ntabwo uzahita umukura mu mishinga yawe. Genda ahubwo nk'umunyabwenge wabimuganirizeho ati ibyo bintu bivugwa bimeze gute, ariko se nimba ari ikosa umugira inama zatuma ava muri uwo murongo, nimba ari ubukungu. Ubwo rero akamaro kacu ahangaha nk'abantu bagamije kwigisha, turigisha impande zombi. Wowe nubibwirwa uzace bugufi, ubyumve utinda kurakara, ubundi uharanire no kubikosora. Hanyuma nawe ubivuga uburyo ugomba kubivuga. Burya ibura ibintu bigira uko bivuga. Kera tubyiruka amuse nanjye mvuge kera, ariko ni kera yanjye. Burya buri muntu wese agira kera, buri muntu wese agira kera ye. Hari uburyo twaga tubona ababyeyi, ukabona umubyeyi araje afashe umwana, ariko niba bikibaho agafata umwana w'imyaka 20 akamukubitira mu ruhame. Biracyabaho buriya gukubitira umwana bigenda bibaho. Umwana w'imyaka 20 rwose akamufata neza, inkoni ikamucikira. Reka nkubwire peacemaker biracyari usibye yuko byagabanutse, ariko nubwo yakubita ntabwo akubita. Umuntu ufite imyaka 20-18 buriya baravuga ngo ufite irangamuntu, wafashe irangamuntu ye agahanwa n'umubyeyi, ntabwo bikiba. Buriya ni ukuvuga ngo hari icyo bita uburere, hari n'icyo bita ubupfu. Usibye n'uw'iyo myaka n'uw'imyaka 10 ni byiza guhana umwana. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, niba ugiye gukosora burya ibintu bigira uko bitwara. Ntituri baze gutandukira ingingo, turi mu ngingo tuyirimo. Ni ukuvuga ngo ahangaha turi kuri ziriya nshuti, turi ku nshuti ariko zigamije kugira kubaka urukundo ruzaramba cyane. Ni ukuvuga ngo niba ugamije gukosora, menya no gukosora. Ugira uko twari ibi. Niba vuba nari ntanze urugero rw'ababyeyi nabonaga njyewe bahanaga bagahana abana, ariko njyewe nkabona ntabwo biri mu murongo mwiza. Niba uhannye gira uko uhana, uyifata umwana umugira inama, we guhana ubitewe n'umujinya. Ni ukuvuga ngo rero niba ibura nje kugukosora, mwe kugukosora ariko nta yindi mpamvu ibinteye bitewe n'urukundo. Gusa nibyo wavuze, inshuti nziza, ubwo mu nshuti nziza kuko urimo kubaka urukundo ruzaramba, harazamo n'agace ko kurambagiza. Ubwo buriya inshuti nziza igira n'ababyeyi beza. Izo ka zose umuntu aba akwiye kuzirebaho nimba ushaka kubaka urukundo rufite icyerekezo. Ingingo ya gatatu, ingingo ya gatatu rero ni ukumenya icyo urukundo ari cyo. Ubundi urukundo ni iki? Ubusobanuro bw'urukundo. Baratubwira ngo kwinjira mu rukundo utazi aho biva n'aho bigana biba bigoye kumenya uko witwara mu mubano mushya uba ugiye kwinjiramo. Ugomba kumenya neza ibibera mu rukundo, yaba ibibi yaba n'ibyiza. Bivuga ngo wibuke ijambo twatangiriyeho,
ingaruka n'ibikomere byo kwijijisha bivuga ko hari igihe umuntu yinjira mu rukundo nabwo ahutiyeho atazi neza icyo agiye gukora mu rukundo cyane bivuga yuko no kuvuga ngo abantu bazi yuko ibibera mu rukundo byose biryoha urukundo ruryoshye ariko burya ntibamenye ko hari n'ibisharira niyo mpamvu muri iyi minsi aribyo twatangiye tuvuga by'amadivorce usanga muri iyi minsi amaze kuba menshi hari abantu baba bazi neza ko bagiye kubaho mu buzima bwiza gusa noneho bagira batangira kubona n'ibibi batangira guhura n'ubuzima bushariye ugasanga bahise babivamo ahangaha rero baratubwira ko ugomba kubanza kumenya ibyiza ariko ukamenya n'ibibi uzahurira nabyo mu rugo ni hahandi rero ukwiye gushyira ibitekerezo hasi aricyo bise kumenya icyo urukundo ari cyo ubwo hari icyo bita abarora umudo cyangwa se ibyitegererezo byawe abo bantu b'inyangamugayo b'inararibonye bahabwa icyizere aho mutuye begere ubagishe inama ntuzapfe kugisha inama ubonye wese n'urwo rukundo azagusobanurire imikorere yarwo sibyo azagusobanurira imikorere yarwo n'intego zarwo urukundo iteka ryose ntabwo indunduro yarwo ari imibonano mpuzabitsina gusa nubwo nayo ari imwe mu ngingo z'ibanze zibushyigikira yego ni ukuvuga ngo nyuma yarwo ubwo ndagira ngo urubyiruko rutaza kubyitwaza menye yuko hazabamo kubabara ndetse no guhangayika ariko kuko uzi icyakujyanye rwo rukundo ruzanisha byose kuko ruyobuje ibindi byose kuba ingenzi ni ukuri batubwiraga ko rero bagomba kumenya icyo urukundo ari cyo yego ngira ngo mu ndirimbo naririmbye nk'urukundo ariko ni urukundo ruriya rukundo naririmbye ibura rutandukanye n'uru rutandukanye n'uru kubera ko ni ukuvuga ngo iyo ndirimba urukundo indirimbo urukundo agape urukundo agape ni urukundo ruturuka ku Mana ruturuka ku Mana rukunda umuntu wese ntacyo rushingiyeho rutarobanuye ku butoni donc ntakunze ibura kubera indi mpamvu runaka hanyuma rero dukomeje baratubwiye ngo ku ngingo ya 4 baratubwiye ngo kutitiranya urukundo n'ihahiro kutitiranya urukundo n'ihahiro ngira ngo turi bwagerageze kugenda tubinyuramo twihuta kimwe mu biteje akaga imiryango y'ubu ngubu urukundo rwahindutse business cyane basore bakobwa ni munyumve nabi cyane nubwo urukundo rwahindutse business kurusa nyinshi ziri ku gitsina gore n'abagabo tubona yuko hari abagabo baruhinduye business baratubwiye ngo mu rukundo ngo saho ugiye kubonera umutungo uruseho kuwufite ngabakobwa cyane kuko aribo bagira iyi ngeso bakunda kwitiranya urukundo n'ihahiro ugomba kujya mu rukundo nta yindi nyungu ukurikiye yego urumva buriya mu buzima ushobora kugura ibyishimo kubyishimo biragura nukuri ariko amahoro nagurwa kandi n'urukundo nagurwa cyane cyokoze ibyishimo byo biragurwa iyo ufite amafaranga urasohoka ukagura ibyo umutima wawe urarikiye ariko ntibiramba yashwida cyane nimba bitaramba rero reka urukundo rwe guhinduka igishoro mu mafaranga ahubwo ruhinduka igishoro cyo kwihuza kw'imitima yunze ubumwe tujye ku ngingo ya 5 ingingo ya 5 iravuga ngo ukwinjira mu rukundo kuko ubihatiwe cyangwa se urebeye ku bandi yego wikinjira mu rukundo kuko ubihatiwe cyangwa se urebeye ku bandi so kureba ngo ubwo mbona bariya bakundanye burya nanjye nshobora gukundana donc nkakundana ngendeye kuri ibura ubwo ibura akundanye atya buriya nanjye nagendera kuri we bikagenda kuriya iryo ni ikosa rikomeye inshuti zanjye basore nkunda abakobwa nkunda nta fotokopi y'urugo rw'undi baho buri rugo rwubakwa ukwarwo buri rugo ruharanirwa ukwarwo ni ukuvuga ngo uko murenzi yubatse siko ibura nzubaka byanga bikunda nicyo kizatuma nitwa umugabo cyangwa nkitwa mutima w'urugo n'ubunyangamugayo umuhate n'ubutwari ngira mu kugira ngo nubake umuryango muzima umushakashatsi yaratubwiye hano ngo ingendo y'undi iravuna ingendo ngo mu ngingo 10
tumaze kuvuga ingingo zigeze kuri 5. Yego. Izindi ngingo zisigaye tuzazigarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha Ibra. Yego. Ni ibi dukoze ni bike muri byinshi tubazigamiye, tubafite ibintu byinshi cyane tuzabona happiness, ibyishimo cyane, tuzagirana inama zitandukanye, abafite ibikomere mu rukundo ibi byose tuzabiganiraho, tuzabarangira intsinzi yabyo. Bahari ku bwacu natwe duhari ku bwabo, ariko tubibutsa yuko chaîne yacu ya YouTube ni Ishimwe Jean Pierre official. Hello rwose turabashimiye. Bakore subscribe, yego, bakore share, yego, bakore comment, yego, bakore like, yego. Turabashimiye cyane. Ikiganiro cyacu nakagaruka cyane, ni ikiganiro umurunga w'ubumenyi. Yari Ishimwe Jean Pierre, Professor Pimeka ndetse na Nzeyimana Ibrahimuzo Ibrakadabra mwenye sauti original nta yandi habana bashaka. Shalom.